ibanga ry'urugo ni ibanga rihambaye cyane rituma umusore ava iwabo n'inkumi ikava iwabo maze bakubakana bakabana. Hariho umuhamagaro baba bafise, umuhamagaro wo gukorera ibikorwa vy'urugo hamwe. Rero bamwe n'abandi hari aho usanga batavyumvikanako bigatuma haduka ingorane zikomeye mu rugo, eka mbere bamwe no kwahukana bakahukana kubera batumvikana ingene bokora ivyo bikorwa vy'urugo, ingene bokora iryo banga ry'urugo. Uno munsi reka twumve ryari bosobanya kugira ngo n'umuswa ntuzuraronka huca. Murazi yuko umuswa ukunda kurya urugo cane. Abafise urugo usanga bubaka bakoresheje amasobanywa, barazi yuko umuswa ari ikintu gikarira urugo cane. Rero no muri ibi hari ivyo bategerezwa gukora. Reka twumve rero umwanya mwiza kubakiramwo urwo rugo kugira ngo ntiruterwe n'umuswa. Wenda arimo abamara igihe kinini navuga ngo umugore atagakwiye kumara ni nk'igihe kingana iki? Igihe kinini umugore atagakwiye kumara hadaho umubiri umugabo we ni nk'igihe kingana iki? Ubundi reka nkubwize ukuri jara ku bagabo nko kubona umuntu atagombye kurara ibiryo niko umugabo atagombye kurara se. Oya, buri munsi ni part of life n'ubuzima. Kandi ndumva ashaka gusoma n'icyanditswe. Yego, nta kibazo. Kubera ko iyo ntasomye icyanditswe ngo abantu bumve ko ari ijambo ry'Imana, bashobora kugira ngo ni amagambo ya mama. Ni na fact. Yego. Urumva? Yego. Rero mu by'ukuri biriya ni part of life n'ubuzima. Ku mugabo no ku mugore? Ku mugabo no ku mugore, ariko nyine kubera ko imisemburo y'umugabo itameze nk'iy'umugore, narabigisha ndababwira ngo imisemburo y'umugabo ku bijyanye na sex iri high cyane. Bagira ubushake bwinshi buri hejuru kurusha abagore. Ndavuga ngo icyitonderwa, keretse abagore bafite hormones zizenda kumera nk'iz'abagabo, nabo ni bake, ni nka 2%. Ariko ku mugabo sex ni part of life. Bivuze ngo umugabo buri munsi aba akeneye ko akora ibi sex. Najyaga nigisha abagore bakambwira ngo ariko makwi ubwo abantu ntibakora timetable. Urumva? Abantu ntibakora timetable ngo wenda ngo bigakorwa ngo nko kuwa gatandatu muri weekend abantu batakoze, cyangwa muri leisure time, cyangwa abantu basohotse. Niko abagore babyibwira kubera ko nyine bo bagira ubushake buke, bumva ko n'abagabo ariko bameze. Niyo biba affectinze ntago biba affectinga nk'abagabo ko baba affected mu buryo batazi. Yego. Ariko umugabo wabazi nubwo agize ingaruka zo kubura imibonano, abazi n'icyabiteye. Yego. Abazi n'ingaruka aho yazikuye. Yego. Kuko umugabo nyine wabuze imibonano, nkubwire characters are developing, imico azana. Yego. Icyambere no kumva nta mahoro. Hatari amahoro nta munezero. Hatari umunezero nta byishimo. Ubwo nta guseka. N'umushiya mu rugo. Umushiya mu rugo, umujinya. Abavoma hafi we yanagukubita. Narakubwiye ngo umugabo wabuze sex n'inkoko yo mu rugo irabizira. N'umwana yabyara bizira. Oya. N'abakoza yewe ntureba nka boss wa hano hantu. Yego. Ubu bitatunganye mu gitanda. Aba bakora aha ngaha muri Sand Park. Nabo buriya bahura n'ingaruka. Yego. Niko yabimeze. Bivuze ngo mugabo ni buri munsi. Umugore se wenda atabishaka ntabwo arimo ihohoterwa mu makwe. Atabishaka se arwaye. Ese makwe ntijya yaba atarwaye akaba yumva atabishaka, atari muri muto. Reka nkubwize ukuri. Amarangamutima yatameze neza. Reka nkubwize ukuri n'ubutamenye. Reka dusome icyanditswe. Ntacyo.
kibazo sibyo genda uvuga utumwere ntabwo dusoma cya kindi cy'ubushize ntacyo reka buri dusome munsi nanjye ndaba ndeba message abantu bagiye bakohereza mu kanya tubaza tuzisoma ntabwo ari nyinshi nuzibona uraza kutubwira ntabwo ari nyinshi natoranije ariko zirahari turaza kugenda tuzisoma inyinshi rero dufite ahangana iz'abagabo bavuga ko abagore babo babimpa twagiye erega iyo ubona feedback zimeze gutyo z'abagabo umenya ukuntu barenganye yego reka dusome icyanditswe kiri mu Baheburayo ibice 13:4 haravuga ngo kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza burya se nibyo birimo kurongorana kubahwe na bose yego kandi kuryamana kw'abashakanye kwe kugira ikikwanduza ubwo ni ukuvuga ni bose ni umugabo n'umugore umva bose umugabo umugore umwana umuryango abashyitsi bari muri urwo rugo buri muntu wese yubahe icyo gihe yubahe kurongorana yego kw'abashakanye no kuryamana kwabo yego ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo umugabo aje saa sita kuri ranch ashaka sex ari wo mubiri we Bibiliya yise umubiri yego kuri ranch kwa kundi baza kurya ibiryo bya saa sita yego ntabwo yita ngo nyirabukwe arahari sebukwe arahari cyangwa umwana ararira baba arakubwira ati umwana ashaka umushyira oya dukemura ikibazo ngwino ndagushaka afite sinye acira umugore yego akabibona ko yazimuciriye ariko akavuga ngo hari abashyitsi si umwana ko ari ugasanga narakubwiye ngo umwana na se barafuhirana ugasanga umwanya munini yawushyize ku mwana se yabuze ibye yego rero ugasanga urugo rurasenyuka muri ubwo buryo ni ukuvuga ngo rero abo bashyitsi sobukwe nyokobukwe babyubahe kuko na nyokobukwe na sobukwe burya barabizi uzi iyo umugabo areze umugore we kwa sebukwe cyangwa kwa nyirabukwe cyangwa ku babyeyi b'umugore cyangwa kwa nyirasenge akavuga icyo kintu nuko benshi babitinya kubivuga ahubwo ushaka gusanga avuga ngo umugore aransuzugura ntabwo batinyuka kubivuga bumva ari ubugwari bumva biteye isoni iyo umugabo avuze ngo umugore aransuzugura akenshi nicyo kibazo kiba gihari ibindi byose ashobora kuba yabitunganyije nk'uko ubona hano hari arenge yego ariko icyo kitatunganye byose ibyo wakoze wabikoreye inyuma ya zeru ku mugabo ni igihombo rwose ntacyo wakoze ni ukuvuga rero uri umunyagasuzuguro rero ashobora kubivuga ntumenye ibyo avuga cyangwa akakubwira ngo nta burere ugira ariko warareze ntabwo wigeze bagutoza ntabwo wigeze urerwa ukavuga ariko uyu mugabo avuze ko nta burere ngira cyangwa akakubwira ngo nta bwenge ari kugira cyangwa akakubwira tugira inshuti mbi ushobora kumva ibyo bintu ukararurira bugake kandi ibindi bintu byose wabitunganyije mu rugo byagenze neza abana bari ku murongo abashyitsi baroganayized akazi wagakoze neza ukavuga uti uyu mugabo yampararutse buriya yabonye abandi ariko ni ibyabavuga rero abantu bashaka kwibaza mama Queen yaje kuba umuvugizi w'abagabo ariko njyewe niyemeje kuvuga ukuri kose ntaciye ku ruhande kandi nkavuga ibintu uko biri ushaka kwiga ushaka kubaka ikindi niyemeje ni uko ikintu nzi cyasenya umuryango sinshobora kugica hirya no hino ngo nkite irindi zina ibyo abantu benshi badashobora gutinyuka njyewe ndabitinyuka kuko nzi ingaruka z'umuryango wasenyutse cyangwa wagize amakimbirane rero njya nkunda kuvuga ngo nanga divorce n'igisa nacyo niyo mpamvu rero njyewe ikintu cyose nkita mu izina ryacyo nubwo ngira ikinyabupfura nkabyubaha kenshi nkakoresha terime za Bibiliya ariko mu by'ukuri abagabo ntabwo bavuga icyo nicyo cya mbere twebwe abagore turanavuga tukaruhuka kuki twe tutavuga niba ushaka ikintu umubwire
singishaka, uri kunsuzugura kandi kunsuzugura mu gitanda. Icyambere ni nature y'abagabo. Ntabwo bikoko mbyifuza. Kuki tutabivuga? Reka nkwereke impamvu. Umugabo nk'uko azi ko atangira gushinga umuryango cyangwa kurambagiza, afite inshingano yo kubaka urugo no kurushakira ibiruteza imbere. Cyane ko niyo hagize ibitagenda neza mu rugo ku bijyanye n'iterambere ry'umuryango, kenshi bibazwa umugabo ko niwe head of the family. Expectinga rero nawe mugore kuje kubaka uzi inshingano nyamukuru y'urugo, uzi icy'ingenzi mu rugo, uzi ikibura mu rugo urugo rugasenyuka, uzi ikiruhura umugabo wawe, igitera umunezero umugabo wawe, ikikuzanye. Narabisobanuye ndabyigisha, ndabasobanurira ndababwira nti umugore ntabwo aza kugira ngo ateke neza ibiryo. Hari abagabo hanze aha bafite amafaranga yashaka n'umushefu kurusha guteka inshuro zingahe. Abakozi baba bahari hano mu Rwanda. Ikintu kimwe gushakira nk'uko biri bivuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba batakiri babiri ahubwo babaye umwe, ni sex yonyine. Ariko nanone umugore udateka, utagira iyo suku, abagabo nabo bavuga ko bamwanga. Muri message nyinshi cyane twagiye tubona. Reka nkubwire Jara, kenshi amakimbirane uzabona mu rugo yasohotse hanze bikagera no mu rukiko, kenshi ku ruhande rw'umugabo niho biba byahereye. Naho bipfira agatangira kwiyenza ko udateka neza, agatangira n'ibyo utetse neza ntabibone. Haba harimo umunyu muke ati ndashaka mwinshi, haba harimo mwinshi ati ndashaka muke. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe abagabo ntabwo bagikubita abagore kuko bazi ko bafungwa. Agukubitisha nawe ijambo. Urumva? Tortire mu mutwe. Kuvuga ngo niba umwimye umubiri wawe ushaka, ukabigira iturufu, nawe aragukubitisha amagambo n'agahimano mu rugo. Aguhime, ashobora no kwirukana abakozi akavuga ati nta kavuyo k'abakozi nshaka hano. Ujya uteka, ujya ubikora. Kandi ari byatangire mu gitanda. Niho bihera Jara, kugira ngo comment warazibona. Ndaza kuzisoma reka. Umva nahamagawe n'abagabo bo ku isi yose. Barambwira bati mama twarashize. Bati rirya hohoterwa ubona risohoka hanze rikorwa n'abagabo biba byahereye mu kutwima imibiri yacu. Noneho byamara gusohoka abagore bakaturega ihohoterwa, kubera ko twebwe tutavuga ikibazo aho gishingiye. Abagore bagatabarwa n'amategeko arengera umugore n'umwana, nyine abashinzwe iby'ihohoterwa. Ariko twe ntawe udutabara kuko ntawe uzi n'ikibazo dufite, nta n'ubuzi aho byahereye. Hari abambaza bati se mama ubu umuntu yishakiye umuntu ku ruhande koko njyewe maze ukwezi. Niyampaye amanjugunyira. Urumva? Ako niko kabi. Gira vuba nigendere, rangiza niryamire. Undi akavuga ati iyo atavuze ngo ndwaye umutwe avuga ko arwaye umugongo, iyo atavuze ngo arwaye umugongo arwaye umutwe, bigahoraho gutya. Niyamuhaye akamuha nabi. Ese reka nkosore n'aka kantu kari kagiye kunyibagira. Ubundi aho abagore babyicira nuko bumva ko ari uguha abagabo. Iryo ni ikosa rikomeye. Guha umugabo nk'uko umuha ibiryo. Nuguhana. Ko iki ni igikorwa cy'abashakanye kibahuza mu kabumwe, cyaremwe n'Imana, kibamo uburyohe buri muntu wese akeneye, kibamo enjoyment n'umunezero buri muntu wese akeneye mu mubiri we. Ngira ngo mu buryo bwa science iyo abantu bakoze imibonano hari ibyo bita kurangiza mu Kinyarwanda. Hari ibintu hari imyanda isohoka, hari spam zisohoka, hari ibintu bitagomba kuguma mu mubiri, yaba ku ruhande rw'umugore yaba ku ruhande rw'umugabo.
ni umunezero wanyu mwese ariko kubera ubutamenya abagore bazi ko ni ugukora fevu umugabo nyine kumuha kandi ni uguhana. Bibiliya n'ibivuga ngo ntimukimane. Ntabwo yavuze ngo umugore ntakime umugabo, umugabo ntakime umugore, ntimukimane mwembi. Bibiliya cya gihe twarayisomye, cya cyanditswe kiri mu Bakorinto ba mbere ibice 7 umurongo ngira ngo wa 5 haravuga ngo ntimukimane, ngo kuko umubiri w'umugore iyo muhuye mugakora imibonano ntabwo uba ukiri uw'umugore wabaye w'umugabo, n'uw'umugabo wabaye w'umugore muba muri umwe. Narabigishije ndababwira nti tubyara abana tukaba twita amezi 9, ntabwo Bibiliya irambwira ko turi umwe n'umwana njyewe nabyaye nonkeje nkarera, ariko Bibiliya imbwira ko umugabo n'umugore iyo bahuye bagakora sex baba babaye umwe. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo uba ukigenga kuri cya gitsina cyawe, reka mbyite izina, ari wowe Bibiliya yise umubiri. Ntabwo ari iturufu, ntabwo ari ikirwanisho. Oya, narababwiye mbaha urugero rw'umugore umwe watubwiye ati njyewe niyo nagiranye ibibazo n'umugabo ngira sitoke mbibikamo, kandi ubwo bushobozi abagore barabufite kumenya sitoke abikamo ibintu. Ni ukuvuga ngo niba hari ikibazo cyabaye kijyanye n'umukozi mu rugo, iyo sitoke arayifite yabishyiramo. Niba hari ikibazo yapfuye n'umugabo mu gitondo, iyo sitoke nayo arayifite, ubwo bushobozi turabufite. Ibyumba muri twe. Niba hari ibintu bitagenze neza mu rugo cyangwa mu muryango mugari cyangwa n'ahandi, izo sitoke zose turazifite, niko Imana yaturemye. Ushobora kubishyiramo muri sitoke yabyo, na ya sexy ukayikora neza, warangiza muri wa munezero murangije kunezeranwa mwishimye, umugabo yishimye yanezerewe, nyuma mwasetse ugakuraho ya sitoke. Kamubwira utari ko cyagiye ntabwo wanejeje, cyagiye hari akantu wambaye. Nibwo yabyumva neza, nibwo yabyumva neza kuruta kumufungira amazi n'umuriro. Sinakubwiye ko umugore n'umugabo, ku mugabo mu gikorwa cya sex ashobora kurangiza yiyunze n'umugore nubwo cyaba ari ikibazo kimeze gute. Umugore apfa kuba yabikoze neza, mushobora kwiyungiramo ibibazo byose mwari mufitanye bikarangira. Kumenya ko ari igikorwa cy'ubumana cyaremwe n'Imana. Twebwe abakristo tubyita kuramya Imana. Abantu bazi ko kuramya Imana ari rohanje yindi yo mu rusengero. No, kiriya gikorwa nicyo cyo kuramya Imana mu muryango cya mbere. Oya. Radi niko bimeze. Ndakubwiza ukuri. Gusingiza Imana. Gusingiza Imana. Ntibakayisingiza igice rero. Ntibakayisingiza igice. Bibiliya yarambwiye ngo ntimukimane, ngo kireka hari mwahanye igihe, ngo nacyo cyo gusenga, ngo nabwo mukagaruka vuba, ngo Satani atabagerageresheje uruba ry'imibiri yanyu. Ubwo ni umwuka w'ubusambanyi butangiye kubinjirana. Ni ukuvuga ngo rero nubwo waba uri pasiterine, nubwo waba uri fasiti redi, ukava mu rugo wimye umugabo, ukajya kubwiriza, ukajya mu biganiro mbwirwaruhame by'abaturage, nta kintu uba ubigisha mu rugo rwawe wimye umugabo. Kandi ku Mana kwima umugabo ni icyaha cyakubuza nijoro. Ibi ndabivuga ku mugaragaro. Uzashaka azaza mbazi ko nsiga nimero yanyu. Kwima umugabo umubiri we Imana yaremye ikabagira umwe, ikabahuza mukaba umwe, ariyo enjoyment, aribyo byishimo by'umugabo, ariwo munezero w'umugabo. Ni icyaha cyakubuza nijoro. Ni icyaha cyakubuza nijoro. Narabisobanuye jara. Umugabo wabuze sex, nkuko wa mubiri w'umuhagurukana niho n'imitsi yose ihurira. None no kuvuga ngo iriya mitsi uko ihagaze, ikintu kiyigonda cyangwa ikintu kigonda wa mubiri cyangwa ikintu kigonda cya gitsina ni ugukora sex gusa. Iyo bikoresheje ibitekerezo akabikora nta kintu wamusobanuriye gifatika kigaragara, bwire wenda urugero uri mu mihango, cyo ni ikintu gifatika kigaragara,
urugero wenda uratwite wagize ibibazo by'inda malezi ibyo wabimusobanura neza mu bwaneza akabyumva ko ni umuntu ntabwo ari igikoko noneho akabona uko ategeka bya bitekerezo bye ananezerewe yanabyumvise ariko noneho yategetse bya bitekerezo agategeka wa mubiri agategeka bwa bwonko kugira ngo wa mubiri ugonde harimo amahane n'agahimano arababara cyane aravunika adevelopa urwango ibyishimo birabura nta munezero umushiha urazamuka urukundo rurashira nubwo waba uri Miss Rwanda atangira kukubona nk'umuntu mubi cyane atari yabonaho ku isi. hari ikibazo njye nibaza kenshi abagabo nibo byumvikana ko bagira icyo kibazo ntaho umugore we agira ikibazo akavuga ati umugabo wanjye yaranyimye umugabo wanjye ntabwo ajya neza umugabo wanjye ntabwo umubiri awumpa neza umva uganira n'ingihe zitandukanye abagore abagabo uganira nabo muri za brother shower mu miryango abagutumira kugira ngo ubashe kubafasha n'ahandi hatandukanye ntabwo abagore bo bajye bareklama kuko twumva reklamation z'abagabo ngaho ku ruhande rw'abagore bimeze bite abagore bafite za hormone navugaga ziri hejuru bajya bagira ikibazo nabo cyane cyane abagabo bari muri misiyo zitarangira cyangwa se abagabo banywa inzoga bagatinda mu kabari bakaza bucya n'umunaniro cyangwa se abagabo nanone bafite ikibazo cy'uburwayi hari abagore bake cyane bakomplaining ndavuze ngo ni bake ikindi abagore bakunda kuvuga hari abavuga ko bagira abagabo badatereta batababwira amagambo meza bataromansinga azanye namubwira ngo hindukira mpereze izo ni zo complaints z'abagore ariko hari abagore none bakubwira bati umugabo naramwishe ntabwo nari nzi ko bigeze kuri urwo rwego tujye ku bagabo bameze batyo wababwira iki n'ubushize nabivuzeho twebwe abagore umunezero wa sexy cyangwa umunezero ubushake urukundo dushobora gufiringa ku mugabo runyura mu matwi nibyo biryo by'urukundo rwose niwo muyoboro w'ibiryo by'urukundo kuko hari umugabo kare twavuganye ambwira ukuntu umugore yamukaniye mu buriri nyine yamwimye sexy ndamubaza ntariko ubwo wowe ukora ibyo ugomba gukora ati mama kuri nakora ibi se uba wamwinginze wamubwiye amagambo meza uba wamuromansinze arangije ambera umunyakuri arambwira ngo se ko yanshatse nzi ngo ntago nigeze ababyeyi nanjye bambebeza ntabwo ari ibyanjye ati nanjye rero kubebeza ntago mbizi nise kuki utiga ukanaguguringa ubundi se wavutse uzi gusoma no kwandika ntiwabyize ati hari utwo duke nize ati maze kutwiga ati ngiye kutwapurika arambaza ngo ubi kandi wabibyadukanye gute ati mpita noneho n'akariho karangira atanca intege mu rugo ibintu bihari ndumva ari intambara reka dusoreze ku butumwa buke buke abantu bagiye batwoherereza cyane cyane mu biganiro nk'ibi ngibi bireba mama Queen ndetse n'izi nyigisho uyu nguyu uwa mbere reka dusome uyu nguyu ngo ibi ngibi utubwira byerekeranye na sexe ngo wabimenye ute wivuze neza ibi wabimenye ute tubanze dusubize kano kabazo yashimaga se nibura yashimaga ati wowe wabimenye ute ko abandi batabizi ni ikibazo cyiza njyewe nk'uko reka mbaye urugero nk'uko abantu bize sayansi b'abasantifike bamenya imyororokere y'umubiri y'umugore n'umugabo buriya imana yabiremye byose numva ariyo yabahaye ubwenge bwo kubivumbura no kubimenya nanjye rero ni imana yabinyigishije mu buryo bw'umwuka wera yego
ni umwuka wera wabinjije. icyo twagisubije. Kandi ikindi kibazo rwose numva ari ibyo kuko bihuza n'uko biri ntawe ujya bihakana. ikindi yavuze ngo yes ntabwo umugabo akeneye ko umupfukamira ngo umutegurire umuterure cyangwa ngo wuzuze ameza y'amoko y'ibiryo byose. Icyuta byose ku mugabo ni ukumuha sex. Iyi ni message wari wanabivuzeho. Nibyo yavuzeho. Message ni z'abagabo. Uyu ni yagize ati reka ngusetse, uzi ko nshobora gusanga umudamu atetse cyangwa hari ibindi atakoze, ariko yanyihera nkaba nararira ibyo ngibyo gusa, amahoro agahinda. Yaratwunganiye. Yarunganiye. Ntabwo byoroshye, ariko benshi ntabwo baba babizi mu bushakashatsi bwabo. Ngiye nkunda kubwira abagabo kuko umugore yakaniye gutyo yumva ari umwicanyi, yumva ari umugome, yumva ariko mu by'ukuri nkunda kubabwira nti n'ubutamenya. Ntabwo benshi baba babizi, hafi ya bose ntabwo baba babizi kuko abagore n'abana beza aho amenye ibintu arakosora kandi arayoboka. Yego ntabwo uyu nawe ati mama wajya utwigishiriza abagore bacu ko twarushye nta n'uwo tuvugira, nta jambo abagabo tukigira. sibyo ndimo gukora se. Si ibyo wenda ahangaha hari ahandi hantu ujya uca. Njya nca muri za bridal shower mu bakobwa bagiye gushyingirwa, kandi nanone nshobora no kubyigisha muri seminars, kandi nanone abagore barampamagara ari benshi. Yego. Kambwira mama Queen ibintu twarabyishe twarabivanze. Yego. Tubigenze gute? Ndabigisha pe. Yego. N'ubu ngubu n'umugabo wankonekita n'umugore we, umugore we yemeye guca bugufi, namwigisha. Bajya bikora se? Barabikora. Nyigishiriza umugore. Hari ngo nyinshi njya nubaka kuri video call cyangwa kuri WhatsApp call, audio call. Ikindi nanone abagabo benshi bagiye bafatira kiriya kiganiro twagiranye, bakagiha abagore babo bakicara, nkababwira mwicane mwumve icyo kiganiro mukirangize, wamusabye audience